ntabwo nemera ko Mariya afite ubushobozi bwo kumva ibyaremwe byose. byose. Mm. Mhm. niba satani ashobora kuyobya isi yose kandi ari umwe, imana ikamuha ubushobozi bwo kuba yakumva isi yose akajya kuyiyobya kandi ari satani, ari umumarayika wivumbuye, none byagendera bite? Kuki imana itaha ubushobozi umubyeyi wabyaye Yezu Kristo ku buryo yakumva amasengesho y'abantu? Kubera iki itamuha ubwo bushobozi? Ese imana ntabwo ifite ubushobozi bwo kubitanga? Cyane ko turebe nka Yezu muri Yohani 20:18, Yezu arabegera arababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Ubwo bubasha bwose Yezu yahawe mu ijuru no ku isi, kuki atabuha uwo ashatse? Ubwo ni ukuvuga ngo no mu bubasha afite harimo ububasha bwo gutanga, hakaba n'ububasha bwo kunyara. Harimo ububasha bwo guha abandi bantu ububasha nk'uko yahaye intumwa ububasha. Kandi hano muri Yohani 3:35-36 baravuga ngo se akunda mwana we kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana azabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Yamweguriye ibintu byose. Muri ibyo yamweguriye, kuki ataha umubyeyi we ububasha? mwemere ko nabo mwita abatagatifu nta mirimo barimo, Yego. ntawe ugusabira. Nk'uko Zaburi 115 ndibaza ariyo yagendeyeho, haravuga ngo abapesi bo basingiza uhoraho babamunukira mu gihugu cy'ubujonjame. Naho twebwe abazima turasingiza uhoraho kuva ubu ngubu ukazageza iteka ryose. Abari mu Mana ntago bapfa, so bakomeza kubaho bakazakomeza gusingiza uhoraho iteka ryose mu bihe bitarangiye. Aha rero n'uyu mwanditsi wa Zaburi ari we Dawudi, we yari azi ko atazapfa, kandi koko nibyo, kuko Imana ntago ari Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima. So rero abapfuye bo ntago bashobora gusingiza uhoraho bamanukira mu gihugu cy'ubujonjame, ibyabo biba birangiye. Ariko abazima bakomeza gusingiza uhoraho mu gihe bariho n'iteka ryose. Ni nk'aho tubona mu Bami ba kabiri 13:20-21, aho batubwira ku rugero rwa Elisa. Biratwereka neza, reba hano Elisa yari yarapfuye hacamo umwaka urenga, yarapfuye baranamuhanze, ariko intumbi igwiriye amagufa ya Elisa ako kanya irazuka. None wavuga ute ko Elisa nyuma yo gupfa nta kindi kintu yakoze, kandi hano bigaragara ko yazuye umuntu kandi yarapfuye? Ariko ibi byose ntago bikorwa mu bushobozi bw'uwo muntu, kuko nibyo yakoraga mbere ntago yabikoraga mu bushobozi bwe, ahubwo ni ubushobozi umuntu ahabwa n'Imana, nk'uko n'abandi bantu bagira impano zitandukanye. Nk'uko Yesu abivuga muri Luka 20:37-38, naho iby'izuka ry'abapfuye Musa nawe yabitwumvishije igihe yari yibereye imbere y'igihuru kigurumana, akita Nyagasani ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaki n'Imana ya Yakobo. Ntabwo rero ari Imana y'abapfuye, ahubwo ni iy'abazima, koko bose niyo babereyeho. Ubwo rero kuvuga ko abapfuye byarangiye, kandi hano ho Yesu avuga ati Aburahamu, Isaki na Yakobo ni bazima. Mu gihe dusoma muri Zaburi hariya haravuga ngo abazima turasingiza uhoraho kuva ubu ngubu ukazageza iteka ryose. Bazahora ari bazima, bo ntago bazapfa, ahubwo abapfuye nibo bagira gute? Sibo basingiza uhoraho, kuko bo bajya mu gihugu cy'ubujonjame, ibikorwa byabo bikaba birarangiye. N'abakristu tuzi neza ko bapfuye bizeye ubu rwose barimo barasingiza uhoraho, kuko ntago bapfuye, ahubwo bariho muri Kristo, kuko bose babereyeho Imana. Nk'uko Yesu avuga ngo koko bose niyo babereyeho. Ababereyeho Imana ntago bapfa, ahubwo bakomeza kubaho mu Mana, kandi abariho mu Mana basingiza uhoraho igihe cyose ari bazima. Ese murabizi ko Mariya nawe ari mu bantu barwaniye kwizera ahamya Kristo? Muribuka ko yabaye mu gihe abafarisayo barwanya ijambo ry'Imana. Ubwo rero bivuze ko nawe ni muzima mu Mana, kandi abazima barasingiza uhoraho ubu n'iteka ryose. Mu byo yasomye hari mu Byahishuwe 6 yasomye, hari aho atakomeje kandi h'ingenzi, kuko tuhasomye hose aravuga ngo igihe ahambuye ikashe ya 5, mbona munsi y'urutambiro ruhoza bishwe bahunga ijambo ry'Imana n'ubuhamya batanze. Bavugaga n'ijwi riranguruye bati Nyagasani nyir'ubutagatifu na nyir'ukuri, uzahereza he kudacira urubanza abatuye isi no guhorera amaraso bamennye?
nuko buri wese muri bo ahabwa ikanzu yererana, kandi basabwa kuba bihanganye igihe gito, kugeza ubwo umubare wa bagenzi babo n'abavandimwe babo bagiye gupfa rumwe uzuzura. Tubitekerezeho gato, niba abo bantu bapfuye bahowe Imana bapfiriye mu kwizera Kristo, niba batumva, bashoboye kuvuga bati, kuko baravuga bati Nyagasani nyir'ubutagatifu na nyir'ukuri n'ibindi. Ahubwo se kuki hano bavuga ngo basabwa kuba bihanganye igihe gito? Wasabwa kuba wihanganye udashobora gutekereza? Basabwa kuba bihanganye, bahabwa ikanzu yererana. Ni ukuvuga ngo umuntu uhawe arakira, usabwe arasubiza. Ni ukuvuga ngo basabwe kuba bihanganye igihe gito. Ubwo ni ukuvuga ngo baratekereza. Hano baravuga Nyagasani nyir'ubutagatifu na nyir'ukuri. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abatagatifu barumva, babereyeho bose ni bazima, babereyeho muri Kristo, kandi rwose nk'uko yabivuze bari imbere y'Imana, barasenga buri gihe cyose. Ariko ndumva hano ni ibintu bisobanutse ukurikije n'uyu murongo wonyine, turetse ko bavuga ngo amaraso ya Abeli arataka, aravuga n'ibindi byinshi. Muri Bibiliya biragaragara. Turebye hano muri Yohani 11:25-26, Yezu aramubwira ati, ni njye zuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ateze gupfa. Ibyo urabyemera? Ubwo rero umuntu wemera Kristo ntago apfa, ahubwo akomeza kubaho, kandi nk'uko twabibonye hano muri Zaburi 115, abapfuye si bo basingiza Uhoraho, bo bamanukira mu gihugu cy'ubujojama. Naho twebwe abazima turasingiza Uhoraho kuva ubu ngubu ukanzageza iteka ryose.